tuyambaza yagiye ku kazi naho Diane yari afitanye inama n'abahinzi ariko ubu bari hafi kugera hano kuko nabamenyesheje ko wakangutse mu masaha 3. Ndumva nkumbuye Diane ubu ntari hafi kubyara. Wabimenye rwose nta kiterura ajya gukata ukagira ngo nibya imodoka byarukururana neza kandi nanga ko ikintu cyose cyo guhungabanya nk'ayisirangiye Diane. None subiye nkuru ndaherehe nyibwira Kamariza koko tuyamba kugira ngo se njye hari umutwe mfite wo gutekereza. Ahubwo n'Imana yatumye nza hano naho ubundi abahinzi bari bagiye kujya ku murenge kutureka ariko inama dukoranye mbasabye imbabazi none bampaye ibyumweru 2. Mu byumweru bise amafaranga ko ari menshi azaba yavuye he koko? Umva ngurambaza nkaho nge mpazi ahubwo se na banki ko yahamagaye Kamariza kuri telefone ye mfite. Kuki? Nguko kwezi no kwa gatatu itabona amafaranga kuri konti ngo amasezerano ntari kubahirizwe ko bumvikanye ngo agomba kwitaba bitarenze ku wa mbere. Eka Kamariza ugowe ubwo nicyo cyamukwiye muri koma. Mfite ubwoba ko niyo mbizi nkuru ko arebye azahita yisubiramo noneho ikabiya burundu sheri. Nugushaka uburyo bwiza bwo kubimubwira. Hana we utagira amafaranga n'ishyano. Ahora niki? Banki yose nabona yo kuyishyura ariko ibirane by'abahinzi byo nabyishyura n'ukuri ntidusebe bigezaho. Kubona umuntu akugemurira umusaruro we ntumwishyure koko. Erega bari hasabahinzi gusa harimo n'abacuruzi baba bafashe umusaruro w'abandi bantu bakawugemurira uruganda. Urumva bakawugemurira uruganda bababwiye ko nibishyurwa nabo bazabishyura. Mukuru wanjye agiye kwitwa bihemuye mu kiye koperative z'abahinzi na banki kubera rutebuka koko. Ubu ndatekereza icyo nafasha Kamariza kugira ngo adahungabana kurushaho bikanshobera Diane. Nigeze gutekereza ngo tumugire inama yo guhita agurisha ruriya ruganda ariko se yakura mangaye. Ugira ngo se yahita abona urugura? Kandi uko amezi ashira atishyura banki nako hajyaho amande y'ubukererwe bikanamwangiriza izina. Shaka icyo ukora rero dore nawe ukora muri banki. Yewe burandi bwegere manager wacu mubwire ikibazo umuvandimwe wacu yagize. Yego rwose. Maze angira inama y'igikorwa mu gihe bigenze bityo. Ariko rero icyo ntumva nukuntu Rutebuka yatinyutse gufata amafaranga yose bari bafite kuri konti y'uruganda akajyana ntanishyura abahinzi. Yewe nta muntu wamukekera ayo makosa Diane. Umutima wanjye ukongera kandi ukancira urubanza tuyamba. Kuki koko tutaburiye Kamariza? Yego rero nyiyamye kuvuga nabi Rutebuka ariko yemubwira ko twabonye ibimenyetso ko amuca inyuma wenda yari wikwirenganya Diane. Rwose nta ruhare ufite mu byabaye. Iyo se twegera Rutebuka tukumva impumeko yo twari kumenya ko afite umugambi mu. No, sinshaka kubicura urubanza rwose gusa. Kame ka muntu n'umutima we. Nubundi buriya bitinde bitebukiye ari kuzahemuka. Sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranwa ku buzima bwawe. Test it. Nifite ubwoba bwinshi cyane ko bagiye kumbwira ngo indayangira avamo Bijou. Nubwo itavuyemo ariko ugomba gukomeza kwigengesera Anita. Muganga abonye umutima w'umwana wawe ufite intege nkeya. Rwose witonde kandi ukurikiza amabwiriza aguhaye, sibyo? Kandi ntuzongere gusoma ku nzoga. Ukuri kw'Imana sinananye inzoga zidasanzwe Bijou. Nukuri pe niko wine nasomyeho nabwo kuko twari dufite abashyitsi. Ariko wenda iyo device yatumye uvira kunda. Wazize uko kunyerera ugakubita ikibuno hasi sha. Ariko ugomba gukomeza kwitwararika kandi ukirinda icyo ari cyo cyose cyashyira ubuzima bw'umwana wawe mu bibazo. N'ubwawe kandi reka. Na device nzongera kwisoma rwose. Nzajya nywa amazi n'inyabura nyareke. Ariko ubundi kwihangana amezi angahe kugeza ubyaye sugo koko ni ikibazo. Uretse ko n'umugore wonse atemerewe kunywa ibisindisha. Rega ntabwo ndamusinzi Bijou. Mbaburira inyumve pe. Mwakangahe se? Si rimwe na rimwe. Nabonye umugabo washatse yaragutoje kunywa utaranywaga. Uyu muvuga n'ukuntu yaraye ndakaje. Yakura akajate si kandi. Shama Bijou
karame yatashye bwenda gucya ururimi rutava mu kanwa, inkweto yari yambaye niba yazitaye mu kabari, niba yazishyize yagwiriranaga yibirandura hasi. ariko sha wasanga yari asanzwe ari rubebe, ari uko utafashe igihe gihagije cyo kumumenya. Ko muzi bihagije Bijou? Ndamuzi pe. Imyaka yose yo kuri segonderi, n'ejo bundi yiga kaminuza kugeza yirangije. Kuko ubwo ntibihagije. Sinjya numva bavuga ko umuntu ari mugari koko Anita. Ubwo yakwihishemo nyine, yakweretse uruhande rwiza uruba ruryamaho. Ikindi rero nuko numubwira ntese ko atagikora mu ruganda, akambwira ngo imigabane ye yose yayikuyemo. Uko nyine ni nayo mafaranga twakoresheje mu bukwe. Cyakora yabumennye imikitwa ifaranga wa mukobwa we. Yego yakoresheje menshi, ariko ndanamubwira ni basi se shaka akazi, yewe nkanamurangiraho depoze, nuko nazakurikirana agasanga nta dosiye yahatanze. Ubwo se biterwa n'iki? Ndabizi se. Umva Anita ngo ntabizi ni ukuri. None se kuki utamubaza? Nyine hari ubwo mubaza agahita atunga, indaruka cyane no kurya n'ibibazo. Uramenye ntiwihambire cyane ma, ndabazi ubwo wakwihambira ukihwanya ukibagirwa ko ufite umuntu mu nda. Namubwiye ngo yoroshye umweko, ubundi agiye kubana n'umugabo we nashaka ajya agenda agaramye. Namubwira iki rwose? Dore ko hari abo njya mbona bayigaramiye ifite n'amezi 2 gusa. Aha, kugira ngo sazabyumve ntibyari byoroshye. Marume ndamuzi yashyizemo ka kode, kugakuramo biragora nawe. Ariko se mana yanjye yambuzaga kurongorwa ndi umukobwa w'imyaka 30 yo kugira ngo bizagende bite. Erega maye ababyeyi tuba dufite impungenge z'abo basore baza bashaka kudutwarira abakobwa byihuse batanaretse ngo tubamenye. None se koko uretse kumutwereka twigeze tumenya ari mwene ndi, wigeze ureka ngo tumenye iwabo? Iwawe se mwashakaga kwamenyaho iki mama? Ko mwamugoye mukamwaka inkwano z'ikirenga ntiyazibahaye? Miliyoni 2.5 mwamuce ntiyazibahaye? Ye baba we, naho byageze Sanita? Ese ubwo Rutebuka yavanye hewe? Yarashatse none se ari kubigenza ati? Yewe reka nsanga ababyeyi bagenzi banjye babakwe bari hafi kuhasesekana. Reka mbareke mwitegura. Nta kibazo mama. Koko kuruvuniye mu Bijou. None Anita ndagira ngo none ahangaho ngize ukuri. Ikizi Rutebuka kuko utabeshya yagukuye miliyoni 2.5. Mvare nese ko bazimuciye yari kubigenza ate Bijou? Yari kubigenza ate? Kandi ko papa yahagurutse akamubwira ati niba wumva utazayabona usohokere mu rugo. Tekereza umva papa yabivuze yemenye ngo iki ni mama y'Imana. Ko yararakajwe nuko dushaka ubukwe byihuse. None Sanita kunzi ko arangije kwiga ejo bundi ahangaha, akabari ko yaragitangira akazi nabwo mu ruganda rugishingwa. Ayo mafaranga yavanye he koko? Kabije agiye kumata ibibazo. Ndagira ngo witonda Anita, ntabwo ari ukuguhata ibibazo, nta kindi ngamije. Ndakuzi uriya mutipe ashobora kuba ari umutubuzi cyangwa se ari umujura w'ingufu. Ko mana nyagase, ariko urumva ibintu cyegera umugabo waje Bijou. Nyamara utangira ubitekerezeho neza muvandi. Ushobora kutazi neza umuntu mugiye kubana, kuko nushyira mu gaciro urasanga ibyo mvuga ari byo. Umuntu ukoresheje ubukwe muri hoteli imeze itya bitwaye ikizi irusha izindi nyenyeri muri uyu mujyi. Uravuga ko muzahita mwerekeza mu kwezi kwa buki Dubai kandi kwikofi ya Rutebuka. Yagukoye izo miliyoni zose uvuga, nyamara harimo akantu bitekereze. Ndakwiyamye wintera umutima mubi ku munsi w'ubukwe bwa Bijou. Ndakwiyamye doraho nibereye. Iyo ariyo yose yakanguka, uragira ngo azakanguka asange ntahari. Nyine tuzamubwira ko wagiye kuruhuka cyangwa se ko wagiye mu kazi, kuko nubwo arwaye akazi ke kagomba gukomeza. Nukuri abantu barahemuka tuyamba. Rutebuka yarazi neza ko aca inyuma mukuru wanjye kenshi, ntiyagombaga kubirengaho ngo baryamana mutere ndazi neza ko batazabana. Dia watuje ukareka kwitesha umutwe koko. Ninjye wawitesheje se cyangwa n'abahemu b'abagabo bari hanze aho? Kuko ntangiye ngiye kubigenderamo kandi naratanze isezerano nkarisohoza. Kwa mugani ndakurenganya sinkwiye kukubwira nabi mukunzi. Arewe ariko ese ubwo murarwaje cyangwa mwaje gukundanira hano kubitamo? Ubu nabaye umusego w'ibirenge by'uwo mugore byabyimbye kandi namwinginze ngo atahakanga. Rero mbonye mu minsi mike cyane umuntu wacu tuzamutahana. Unyumvire habona. Nukuri uretse ko atarakanguka ariko arumva. Ngiye hanandebye. Wibeshyaho.
niwe muntu wenyine yaba arebye kuva yajya muri koma. Njyewe rega mfite tekinike nihariye. Nafashe ikiganza cye ndagikomeza mubwira amagambo meza ngiye kugenda numva arankomeje. Ariko rero nanjye ejo nimugoroba yaramfasha arankomeza. Bibwiye muganga arambwira ngo icyo ni ikimenyetso cyiza. Si ukunkomeza gusa rero kuko njyewe yahise anafungura amaso arandeba akanya gato arongera arayafunga mbona amarira atembye ku matama ye. Ndamuhanagura ndamubwira ntihumura rwose turagukunda nuko ndamurekura ndasohoka. Ubuse Kamariza yakangutse koko? Humura azakanguka Diya. Icyangombwa nuko abaganga bamusuzuma bakabona ko ubwonko bwe n'umutima we bikora neza kandi n'umwana uri mu nda ye akaba ameze neza anakora neza. Mbabwira ko urukundo mwita rwiza ari rwo ruteza abantu ibibazo mukagira ngo nababeshya. Rurarengana habo. Nukuri sirwo. Ahubwo abarwitiranya n'andi marangamutima y'ibyo bakeneye ku bantu nibo barutukisha. Ubugome Rutebuka yakoreye Kamariza Imana izabumubaze kumubeshya ko amukunda agaca ruhinga nyuma agategura ubukwe n'undi mukobwa azi ibyo kariho pe. Ubundi se kuki utari warasabye guhuza telefone yawe na konte ku buryo bibaye byose ubimenya? Kuzindi konte zose mfite narabisabye ariko iriya nayo narayihariye Rutebuka cyane ko rero akurikiranaga ibikorwa byose by'uruganda. Yewe yaragukoze rero. Dore rwose n'itariki yakuriyeho irabigaragaza. Eka twabaye abana nako twari twataye umutwe kuko urabona ko umunsi amafaranga yaviriyeho ariwe yandikiyeho ibaruwa isezera akazi. Ni nawe Kamariza yaboneye ubutumire bw'ubukwe bwe. Imibare yari yayibaze neza aratinyuka arenga ku rukundo wamukunze ni neza wamugiriye agusiga mu muriro utazima gutya. Nimuvuge buhoro bavande munacunga mukecuru ntatwumva atarwara umutima. Njye nubwo tutagomba kubimuhisha ariko agomba kumenya ko umuhungu we atari umuhemu gusa ahubwo ari n'umugome mubi. Hodi umuntu ukomanga n'indera. Hodi ngo niki? Karibu habo. Se ari wowe? Jamaye ko ndeba mucishitse mwese se wabaye iki? Yewe nibyo ubona habona we nukuri byaturenze. Iyo ni ibaruwa ya banki ariko hagati aho dufite n'ideni ry'abahinzi ritari hasi ya miliyoni 5 kandi tutabishyura muri iki cyumweru barajya mu buyobozi. Ariko mubareke bajye kundega nibiba ngombwa mfunga. Ufungo se kubera iki Kamari? Umuvandimwe wanjye yizeye Rutebuka cyane none ndebera koko. Diya Karame uhereye nonaha nakoreka mbibwire tuyambaze kuko we ndabona ushobora kubyara bitarenze ijoro. Yego. Ukora urutonde rw'abaturage bagomba kwishyurwa ejo bazabona amafaranga yabo. Bazayabona se bayakuye? Kampani yanjye igurije uruganda rwawe amafaranga angana nayo wari ufitiye abahinzi. Sibyo? Ukoze cyane habega. Urakoze ubu se haba abantu bameze nkawe. Uko haba bameze nkawe se Kamari. Ikindi nshaka gusaba umuvandimwe wanjye na madamu we. Yego. Ndagira ngo dushaka amafaranga tugura imigabane muri uru ruganda. Bityo birafasha Kamariza kutajya mu gihombo ngo aterezwe cyamunara. Gute se? Erega amaze iminsi muri business mwabantu mwe. Uko abantu bakorana na banki. Nito abanyamigabane bashoye imari ku ruganda rwe. Yego. Amafaranga tuguzemo imigabane arajya kuri konte ye. Haboneka yo banki yishyura. Ikindi turahindura amazina y'uruganda. Kandi haraba habonetse abazamufasha kwishyura ideni. Uyu ni umuvandimwe wanjye kabisa. Umuvandimwe rwose. Diya bifite ko murushinyiriza. Ariko sinababwiye ko ataratabyaye. Mufate Kamari mufate rwose. Ubwo surambaza ibibazo byinshi icyarimwe ngo usubize icyo Anita. Kugira ngo mbwize ukuri Rutebuka. Niba wumva ushaka ko umugabo wafunga ndeke mfungwe nta kindi narenzaho. Umuntu nkawe wize amategeko koko ukora icyaha nkano ubizi ko gihanwa n'amategeko. Ariko ye sha kose yari yansuzuguye nagombaga kubigenza gute kundi. Uretse gushaka uko nirwanaho ngo mwemeze. Ese ubu niyumva ko wafunzwe uzira amafaranga y'abandi kuko nibwo ari bukubahe. Ariko sinigeze niba. Uhandeze ubujura no kurenga ku cyizere nagire waze tuburane.
mubwire imyaka namaze mukorera ntahembwa asobanure niba narakoreraga ibiryo cyangwa narikarya rugo. Rekeraho Rutebo, rekeraho rwose guseba byo warasibye. We ntunagirira ukomeza uko. Uzi neza ko mpora mu bitaro kubera ibibazo umwana ntwita afite, ukabirenga nakorekana iceceke. Wavuze se uracecekera iki? Ubu bambwiye ko bashaka kukurekura uko tubonye umubare w'amafaranga wavanye kuri konti y'abandi tukayishyura. Kandi nabwo nuko dosiye yawe ifitwe n'umuntu w'inshuti yanjye twiganye. Byashobokaga ko bakureka. Ubwo nyine nuko yashaka. Uyashakira heze? Rutebuka ko waruzi neza ko nta mafaranga ufite. Iyo mbwiza ukuri ko nari kukumva. Njyewe ubwanjye nari nemeye kuguha amafaranga uzankwa, ibindi tukabigira ibyoroheje ntitwipase muremure. Uko twaganiraga numvaga ibyifuzo byawe Anita. Ndabizi iyo ntakujyana gutembera ku mucanga i Dubai, ugende ku ngamiya unatembera uriya mujyi utagira ukuza, ariko uzapfa utishimye mu buzima bwawe. Ibyo umuntu yifuza byose ko bibona Rutebo. Urumva? Ikindi kandi ashobora kutabibonera igihe abyifuza akazabibona ikindi gihe. Nyine ubwo narahubutse. Kuki utambwiye ko amafaranga y'abandi wateruye ukambeshya ko ari umugabane wawe wahawe? Nakubwiye ngo ubwo narahubutse nyine. Mana nyagasani, ubuse koko miliyoni zose nsabwa kugira ngo urekurwe ndazikurahe? Ntufite umuryango ukomeye se? Bagiyemo nyine bakugurize tuzabishyura buhoro buhoro. Ariko ntimunyumvira koko? None nkubwire ngo iki? Ubwo koko urumva natinyuka kubwira umuryango amakosa wakoze Rutebo? Uko biri kose nutayashaka vuba, iminsi yo kuba hano mu bugenzacyaha ikarangira, bazanyohereza mu rukiko kandi nuguhita bamanura. Kumva uvuga utyagira ngo. Agira ngo iki se? Anita, aho gutangira kunyurira nkiri hano ndekugende. Urumva neza? Nzafungwa igihe nikigera nzafungurwa. Rutebo. Rutebo iki? Nako sinzi. Nyamuna mugire vuba muzira amazi abe mutera hano haramuburana. Ndumva yaburanye byacitse rwose. Yakomeye mbese uyu mukobwa afatinya amazi cyane tuzabigira gute? Ihorere mama mukobwa mwiza uzira amazi. Ni nyogokuru wo guhohoteye mbese akakuhagira. Cecekere. Ngaho usanga mama banza guhibere. Ngaho mumpereze mwanzi. Akira. Koko uzi ko kazanibya. Karashonjereka. Bimushobokeye yanarimira yuko kasamye. Namumenya mwankukishije inzara da? Mukecuru ngo hereze mbaguhaguruke. Oya yihurire nkomeze niyicarira aha hasi dia. Ndacyakeneye kwitegereza umuzukuru wanjye. Dore kandi cyo mpfa nawe arashaka guhita sinzira. Niko bimera gahinja akaba gashaka guhora gasinziriye. Dore wanjye w'amezi 8 ugiye kuzanyicisha ibitotsi. Abashaka ko dukina amasaha yose. Ntamenya ko ari nijoro rwose nka saa 8 arakanguka gatera ibiganiro. Kandi iyo tumwihora yararira. Yarizize. Mama mwihorera kubera iki? Nyumvira mukecuru di. None se ubwo yakwishinga umwana buri buke yigira ku kazi. Se rwose ahita duhunga kuko bari buzinduke. Iyo yumvise umukino utangiye arabyuka akegera mu kindi cyumba ataha. Nyumvira nuko ntazo mufite zo kumbeshyira dia. Kumviriza bibi. Nukuri nibwo nkiza sinigeze mbumviriza. Nkubitanye no kumva bamvuga. Kiza nuko utavuzwe bibi. Ukaba utavuzwe iyo wanzwe. Kamari. Karame. Nje gutwara umugore n'umwana wanjye. Baso kuva wabyara basa nabimukiye hano. Ngomba kuza gufasha umukecuru imirimo ya hano Sheri. Uzi ko nsanga yizengurukaho cyane ko atagirira ikizere umukobwa bafite hano. Ariko rero cyajejeta ntaramenya gukora. Iyo ntagira umukecuru ahubwo kari kabaye. Kamari. Karame. Akira nari muzaniye impano. Nyayo yayingereje ngo nyikugezeho. Ivuye he? Ndabona ari ikarita yo kwakira bebe. Yambwiye ko ugomba kuyisoma witonze. Noneho dia. Karame. Uwo mukobwa mukuru muhese. Wakiriye ujye kumuryamisha nsoma ubwo butumwa kuko ndumva bonteye amatsiko. Dia mpereza umukobwa wanjye. Ngakira. Karana gukumbuye. Ngwino fura ya papa. Ngwino twibyindire umukobwa wanjye.
se kuhemetse iminwa mama yakwimye ibere yegora kuva nabyara nakiriye impano zitandukanye ariko iyi ntisanzwe da Dia ndakumva wansomeye ko nzi kuri umuhanga mu gusoma ikinyarwanda kundusha cyangwa bari nje usoma Kamari umwe muri mwe nasome nge ndatega amatwi mpereza ndebye mwese uko mu mpanza amaso kubyihanganira birananira pe turategereje hano isoma cyangwa mpereze nisomere okay reka nsome Kamariza muhabwa mpundu nkwifurije guhabwa impundu umubyeyi ukwiye impundu iyo mba nyamugabwa kuzivuza mbazivugije mu ijwi rirenga ariko nzihariye ababyeyi babyemerewe kandi nizeye ko batantenguha maricyo nkomeze sinagize amahirwe yo kuba hafi ngo nakire umutari utwa waje utugana ariko inkuru nziza yansanze aho ndi maze umutima uranezerwa niko kunezeranwa nawe wari umaze igihe utegereje kwitwa umubyeyi none ubu uri we nyakubyara nyagusanganizwa ibyiza ukaba ukwiye ibyiza gusa ahako se nkubaze tuyamba mbasa ndagusubiza uwo musizi ubundi nako komeza usome maze gukuri Kamariza uwo wacu nawe abaye Mariza azakwizihira uruhore wizihiwe mubyeyi mwiza ndeka miniraha ibindi nzabivuga imbona nkubone turebana amaso ku maso kuko nzi ko iminsi ari mike nkagaruka iwacu mu bacu ibi neza neza mfite mu mutima nzi ko ari byo nzabasangana mwese uwanyu ubahoza ahatagera umwijima habona ubwo se warenzaho iki urumva umugani wa Bibiliya ufite amatwi atakwiye kumva icyo umwuka abwira amatorero yewe rero wowe Noheli wowe none ndakuyobewe none se ndazira iki ndakuyobewe ndazira iki none se wowe wanga yewe n'amakuru mfite ngiye niziye ariko wowe urambwira ngo ngabanye inzoka iyo zinkodeshanya ariko uzi ko akora wenyine ariko umutanga kujya gufata umushahara aba yakoreye ukaza kuwusinda hano mu nzoga hano isoni ariko ayo yose ni amagambo Anita yakubwiye ubu byose bikuri mu mutwe wahawe kuza kukuregera muri make yabonye urukiko ndegamo ariko nukuri isuku ukwiye kwitwara mu rugo rwawe Rutewe wari umucamanza mu rugo rwawe kugira ngo wubahwe n'umuryango washatsemo wabaye n'umugenzacyaha byose bizaterwa n'uko witwara ku wo mwashakanye ibyo rwose ubimenya ndabimenye noneho niba ubansuzuguza nyumvira niba ubansuzuguza ariko uzi ko nta muramu wanjye twahura ngo ahagarara nsuhuze uko ni ugukabye Ruteka wakabije ubwo twari kumwe twicaye ahantu ntibuka neza nta murumuna w'umugore wawe waje akadusuhuza anakwishimiye buriya rero uzi bya bindi bajya baca umugani ngo umurenzaho wera ibijumba biriya nabyo byitwa kurenzaho urumva nuko yari abonye akuzi kandi azi ko nawe uri umunyamafaranga nkabo iyo uri umutindi ngo ureka kwegera ndabizi rero ibyo wikwirirwa ubimvanamo birirwa bamvuga ngo nta kazi ngira ndi imbwa yawe ngo mbateshereje umwana umuto urumva ubundi se aho batakabivuze waretse ko umutesha ntabivuga niko Sani karame mama uko ko nzagaruka mu rugo rwawe mwana wa kubera iki se mama ubu simaze iminsi ibiri hano nkaba ngiye gutaha ntabonye umugabo wawe njye koko bizakubuza kunsura mama
none se mu by'ukuri arara muri uru rugo cyangwa ntiwamumenyesheje ko nzabasura? araharara rwose. Ahagera bwenda gucya akongera akazinduka agenda. Asigaye afite akazi k'izamu n'akakora ku manywa se? Ibya Rutebuka ni birebire byihorere mama. Anita karama, kuva nagera aha tuganira wubitse umutwe, niki gituma mpisha mu maso hawe? Niki koko? Anita mwana wanjye wabaye iki? Niki umpisha ndi nyoko wakubyaye? Niki koko ni wambwiza ukuri? Mbwira mwana wa. Urakoze gufata kangomeza mama. Nari mbikeneye. Nari nkeneye kumfata nkarira mfite mu maboko yawe nkomeje urya. Rutebuka aragukubita ni? Aguca inyuma? Aguca inyuma? Narankubita, ariko ibyo nkorera birutwa no kunkubita mama. Yo, ihangane mwana wanjye kandi tuze tuganire. Ihangane rwose. Mama, karame mwana wa. Hari ubwo umuntu yikururira Satani atabizi pe. Rutebuka uriya twiganye amashuri yisumbuye, turi inshuti bisanzwe, kuko nyine twabanaga mu itsinda ribyina imbyino za kizungu rikanakina ikinamico. Inshuro nyinshi rero Rutebuka twahuzwaga muri izo kinamico. Yabaga ari umugabo wanjye, ari umuyobozi wanjye se, cyangwa ari fiyanse wanjye. Nuko rero bituma tuba inshuti cyane. Ndakumva. Gusa twararangije sinongera kumubona, kugeza ubwo twahuriye kuri kaminuza aribwo aje gutangira, njyewe ngiye gukorera indi masters. Nkimubona nyine nabonye ari umuntu nari narabuze mu buzima bwanjye, nuko dukunda nubwo kugeza tubanye. Ndabizi uza kutubwira ubukwe bwihuse twagira ngo turavuze ukenda kuducamo kangahe mwana wanjye? Nta garuriro nari mfite mama, kuko nari ntwite kandi nashaka ko bimenyekana mbere y'ubukwe. Gusa icyo nshaka kukubwira nuko Rutebuka nari nzi twiga mu yisumbuye, ari umusore utuje, uzi ubwenge mu ishuri, ufite ikinyabupfura, atandukanye na Rutebuka tubana ubu. Ubwo nyine twamaze kubana mbona indi sura ye. Wa musore wankundaga ndamubura mama. Ayiwe. Atangira kunywa inzoga agataha yasinze. Ayiwe. Nkarwara najya kwa muganga ntashake kumperekeza kandi mutwitiye umwana. Ariko wa mwana nguzu. Ibyo byose ni ibibazo bica mu mutima wawe mwana wa? Byose ndabibitse mama. Ureke gutyo ntibishoboka. None se mama uretse gato ubaze nanjye iki wampaze ibibazo none ushaka ngo kugira gute? Ugiye kumbururiza koko mama? Ugiye kuneza bisi ngo bambone bamurwamenyo? None se unabwirwa n'iki amarorerwa uje ukoze koko Rutebuka? Yewe reka hamagara ubuyobozi. Isume iki cyagushishimuje koko mwana wa? Igisate cy'icupa yaramaze kumena mama. Shange sinarinzi ko Rutebuka afite ubunyamaswa bungana butyo rwose. Birarenze. Sinda kaba nk'intare shabiju. N'ukwezi gushize yari yankubise nanga kubivuga. Ugakubitwa ugaceceka koko ni? Hasoni. Ikigega mama yamaze kunkubita ishyi, ahita apfukama imbere ansaba imbabazi. Nyine nanjye ndihangana nsanga ashobora kuba yabitewe n'umujinya, kuko nanjye nayo navuze amagambo menshi atari meza. Ariko nk'ubu tuzabagire dute koko? Tuzabagire dute ngo mwumve ko igihe umugabo yazamuye ukuboko agatinyuka gukubita umugore, burya icyubahiro cye kiba kirangiye mu rugo rwe? Tekereza ko wamuhishiriye akaba yaragiye kukwica. Tekereza mama. Yashakaga ngo kumpindanya isura ku buryo nta wundi muntu uzandeba mama, kuko yari amaze kubivuga. Rero nahise mpindukira ndeba hirya, nako mvuze induru, nuko umukozi wo mu rugo niwe wamunyamuruyeho. Cyekwa ryigusa. Imana ishimwe ko cyafashwe kigende gifungwe kandi kizajya gufungurwa aramaze gutandukana nacyo. Bejo, ibi bisubizo ntibiraboneka.
Shanita byabonetse kandi birimo n'inkuru nziza. Ni pozitifu noneho biju. Yego sha, uratwite rwose. Tekereza ko Rutebuka yari akwishe umutwitiye umwana we. Mbona ibiki numva. Uratwite? Ndatwite mama. Kandi maze igihe kinini mbishaka. Mvira nukuri. Nukuri mana, urakoze. Mana ishimwe cyane. Rutebuka ntaho tugihuriye n'izina ry'Imana. Nzimenye n'umwana wanjye. Ugiye ibyo urimo simbyumva neza. Wishimiye ko twita umwana wa kiriya kigo ry'iki kinyamaswa koko? Ni icyifuzo Anita amaranye igihe kinini cyane mama Anita. Uyu muca intege rwose. Kuva umwana wanjye yapfa nakoze ibishoboka byose ngo mwite biranga. Kuko igihe kinini nabaga mfitanye ibibazo na Rutebuka kubera imyitwarire idahwitse n'ubusinzi bwe. Twiyungaga igihe gito ubundi tukaba turatandukanye. Shange ndabizi cyane. Ukabiceceka ko tekereza ko umunsi nasamyeho ariko yari yankubise y'ishyi ariko nabyimbye mu maso. Kuko rero yari yansabye imbabazi. Yarambwiye ngo kugira ngo mwereke ko mubabariye nuko ndi bugaruke mu cyumba kuko nari maze iminsi naramuhunze. Nanjye nyine subirayo. Ndumva ibyo uvuga binteye umujinya n'ukuri mwana we. Ndumva binteye umujinya pe. Nashaka ko umujinya ureke mama kuko ngiye ndishimye cyane pe. Icyo nagambiriye nyigezeho. Nyigezeho Imana ishimwe. Nyine maze kubona urushako rutamiriye abyara imfura yanjye ntibeho. Natangiye gutegura kuzava muri iki gihugu. Sinifuzaga kukivamo ndumwe. Nifuzaga kukivamo byibura mfite umwana. Shange ndabyumva rwose inshuti yanjye. Ibintu byose rero narabiteguye. Namaze gusaba ishuri mu gihugu nshaka kujyamo ndetse nararihawe, ariko nyine ngakomeza kwimura igihe nzagira gutangira kuko icyo nari ntegereje cyari iki. Kuzagenda utwite inda y'umugabo ko wabaje ubuzima bwawe bwose si kuri igishwi. Hari icyo wibagiwe mama. Wibagiwe ko ari umugabo nakunze nubwo yambereye umuhemu ngiye naramukundaga. Nzarera umwana wanjye kandi nishimye rwose. Ariko rero Anita ndakwinginze uzihangane ntugende utantahiye ubukwe. Sibyo sha? Kuteri warambwiye ko wabonye umukunzi biju. Wa munyamahirwe ntiwahe koko. None umunsi naje nje kubikubwira nasanze urira. Umbwira ibyawe ndakwihorera Anita. Ariko ubu noneho niteguye kukubwira byose. Nkanamuhamagara akaza kukureba hano. Ntabwo ariko urakora muri ibi bitaro rega. Byo nuko biju. Imana izagufashe biguhire mwana wawe. Imuhire rwose. Dore umucuti wawe yatomboye nabi. Itera ubwoba biju mama. Njye byambayeho mbifitemo uruhare rwose. Njye ubwanjye kururiye umuhemu muhemuje ahandi. N'amahirwe nayo kugirira ku muntu yamukiye umukobwa wamwitangiye kugeza ubwo amwishyurira amashuri yari yaracikirije. Kandi narabikubwiye Anita, wibuke ko nakubajije nk'umuntu yamutse ahandi ubwirwa n'iki ko watazaguhemukira. Nsubiza ko rero mwakundanye imbere ko ari uko mwari mwaraburanye. Ntubyibuka? Byibuka cyane Bejo. Niyo mpamvu byankoreye byinshi bibi navuzemo. Ibyo wikururiye ati kuko nari umugabo washaka ari igihugu cyangwa n'umugabo w'umwana wawe. Ndashaka kugusaba ikintu kimwe. Ndakwinginze ibyo tuganiriye bigume hagati yacu twembi, sibyo? Sinshaka ko wagira umuvandimwe wanjye ubimenya cyangwa ngo data abimenye. Mama Shafi, ngize amahirwe nkubonye nagushakaga. Nubuhoro si kuko unciye aho iwanjye bose. Gute se kandi ku buryo munsi w'ibirori wanyu Mama Shafi yabaye Mama Shafi wanjye. Hari icyo nkeka se mada? None ko banze ibiryo byanjye ngo barashaka iby'iwawe ngo ni sosi ntifashe. Ese nibyo urabizi? Uhereye ubu nawe ujye ukoresha Karibu sauce tomate maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza ikagira n'umwihariko w'icyanga
kiryoshya ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe. akarusho kandi karibu sositomati ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose. ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. yanjye sinakaga nakomero ufite zo kuza hano wasinze ururimi rutava mu kanwa ruteye. none se nabigenza nte mama? nabigenza nte koko? ngewe mba ngukumbuye kandi nyine ntanaguhamagara ntunyitabe. Jose uri muzima? Ndi muzima kandi ni muzima. Sinzi impamvu tumva. Ngewe ntabwo nanyuma. Nakubwiye ko nge nawe ntaho tugihuriye kuva umunsi wakoze ibyo wakoze nawe uzi. ntabwo nzi ariko mama ko ndi umwana wawe nakwiri ikigoryi cyawe wibyariye wambabariye ntunyirukane nkwirukane mbwa nayitagira iyitaha mu rugo. urareba ukuntu umeze ariko ukuntu wabaye. ndi muzima ariko mama ntabwo yena nyoye nimo mu rugo. sinzi urimo gukomanga. urebe nyine ubwo se ariko rero ugira ugende. yewe ngize amahirwe uraje nohe. nohe mbabari umvanire umucuti wawe hano. niko noheri. noheri ni wowe mbaza uje hano gukora iki? nje kugutwara Rutebo. mujyane rwose. ariko Rutebo kandagayitse n'imagaye kase. ndebera ukuntu waborewe. ubu aramurije ngo uze kuntwara uboshye n'umwana utazi ibyo ndimo. ubwira ubwabo se nukamera. ubu rero muzi ko naje hano nafite ubwenge. yewe Rutebuka ubwenge ndabufite. niba ufite rero haguruka utahe Rutebo sanga umugore wawe genda uve mu rugo rw'abandi kuko nyirarwo uramuzi waramuhemukiye. ariko rero reka nkubwire. mbwira iki? nigeze rwose niciriwe. sinigeze nijiriwe rwose. nazengurutse ninjiraho mama aba hano. urumva? iyo uri muzima se? reka mbabwire buriya ikiberekanye Rutebuka ko mfite n'ubwenge bwinshi. ninjiriye mu cyanzu. cyanzu nyine hariya nyine ku giko mu gikari. niho ninjiriye mfite ubwenge bwinshi kandi rero kuko ntaciye mu irembo rinini se kandi ko nabyo bishatse nabikora bigaciye byagaciye. narumbya we. ukavuye ngo harumbije. none se mama wawe rero niwe wampamagaye ngo nze ngo tware kuko ntashaka kumuteranya n'abo bana. mama wowe usigaye umururiza. urabona uri mu biki? ariko nawe w'inshuti ya mama ubu urimo kunsebya. ni wowe wisebeje. ngewe nabuze aho haba ku buryo bwo mu rugo rw'umukobwa w'umugome wabonye mubenze akagerekaho ubuvura ngafungwa. mama rwose ngewe sinshaka gukomeza kubana n'inziko. inyotera nanyishaho. ceceka ntiwongere gusebya undi mwana. nta n'isoni wakugeretseho ubujura. none hagati yawe nawe wahemutse turamuzi wivugamo inshuti yanjye. utabizi ninde? mbabarira rero nk'inshuti. ntabwo ukiri inshuti yanjye. umubyeyi wawe haguruke tugende. haguruka Rutebo. mujyane rwose mujyane. ntabwo ukiri inshuti yanjye. noneho rero reka nkubwire nohe ngewe ndashaka kuraraho mama araye.
niko bimeze ariko ubwo urumva nta soni ufite ntibibaho isoni ngewe Rutebuka kwigira nk'umwana muto kandi uri umuntu w'umugabo ra mama mama mubyeyi wanjye ibyo no kurengera narakwinginze ngo uve hano ku neza urabyanga ndabeshya none rero ngiye kuhaguma ubundi bahakwirukana barahakwirukana da umva kugira ngo nkwereke ko ntagushaka hano uzi icyo ngiye gukora ngiye guhamagara ubuyobozi baze bakujyane bakunyize ugiye kubururiza ubuyobozi uretse gato mukecuru ubuyobozi oya nibaze bamumfashe rwose bamujyane mama ubu nacumbuye ikikoko kugeza ubwo umubyeyi wabyaye atakishakira amahoro Rutebuka nshuti yanjye koko wakoze ibyo mukecuru agusaba ubundi wafashwe n'ibiki byakuzanye hano arakabije ubu se ngewe rwose Rutebuka ni umuntu rumva ni umuntu n'umugabo ariko agatima karanga ngakumbura mama wambyaye ukaza umeze utyo kandi ufite ubwenge burizi cyangwa ufite bwahebwo gato urumva mama ndabizi nubwo wanyanze ariko yewe ndacyagukunda urabyumva nawe nohe uyu aracyari umubyeyi wanjye mama wanjye gusengera gusa nta kindi azahora ari witeka ryose nyine kuko ntawamusimbura ariko mwumve wakabimenya mukecuru aracyababaye kubera ibyabaye agahinda untera muhe igihe ubwe niyumva kubabariye azaguhamagara bikumenyeshe cyangwa uzabona gusanze iwawe ariko umuhagurukire ugende mama kubona ngira n'ibyago ntiwagere koko ibyago bihe ibyago kubona utaraje gushyingura umwuzukuru wawe mama urabyumva none se wowe wapfushije umwana baba niwumva ko atazi ko umwana wanjye yavutse agafata amaze kabiri nari kubibwirwa n'ikizi ariko se ko mperuka nkubwira ngo muhamagare narahamagaye se noheri ibyo byihorera si nguyu si mama waramuhamagaye naramuhamagaye ntiyitaba yewe ndetse nanamwandikira ubutumwa bugufi naho yanshubije njye rwose ndi imbere y'Imana nta butumwa nabonye bumbwira ko wapfushije umwana none se ubundi uwo mwana wamupfushije waramubyaye ryari urumva mugeze noneho ugiye kumata ibibazo ntabwo akubeshya niko byagenze mbwirira mama umugore we yari atwite akana kavukana intege nke ntikashobora kubaho kari kanavutse igihe kitageze ariko cyari kigeze mama cyari kigeze hanyuma se umugore wanjye twabanye atwite rero nuko utigeze ushaka kunyumva urebye ubukwe bwarihuse nyine bwagiye buguruka kuko nyine tutashakaga ko bimenyekana ko atwite uranyumva mama nta wundi wari wateye inda se Rutebo we ntiyari umukobwa nk'abandi mbwira ibya Rutebuka muzabiganira atasinze nawe urasinze agahinda uko bakomeje kuvuga wagira ngo aravugishwa n'isindwe ndi muriyeriye kandi bimwe ari ukuri ubwenge yewe mumvanira aha nta kindi ngusabye nohe mujyane rwose usanze bimeze bite se kutambwira Anita ayiwe usanze nanone ari negatifu se akomana yanjye ihangane inshuti yanjye ni ukuri ukomeza kurira umugabo wawe atatwumva sha ihangane reka nihangane naho uriya we ngira ngo ahari n'uwamuvugiriza ifirimbi cyangwa ingoma iruhande ntiyakanguka
ese ko wabaje bukeye kandi yasinze ariko mana nk'ubu koko Rutebuka kubabariza iki ikimbabaje ni uko umugambi wanjye upfubye Bijou. umugambi wanjye urapfubye Bijou. Karame nari maze igihe nitegura gutwita ubundi ngakwereka uko mbigenza. urushako rumeze rutya sirwo narifuje Bijou. ikindi nibikomeza gutya kwihangana bizananira ibyacu bijye hanze kandi ntabishaka. sha nta n'umwe wifuza gushaka ngo ahure n'umugabo nka Rutebuka Anita ni ukuri pe. Bijou Karame kimbabaza we ntukizi use n'iki cyawe ntazi ko Anita. ikimbabaza kurushaho ni ukuvuka mu muryango ukomeye nk'uwanjye. data na mama ari abacuruzi bakomeye bafite ikintu cyose mu rugo rwabo. bamfashije ngo mvemo umuntu bifuza. ihangane nkabakundira nkiga nkagera ku rwego bari bakeneye kugeza ubwo ndi umuyobozi ndi ubu visi meya. nkaba narakunzwe n'abasore batari bake umuryango wanjye wifuzaga ko bahubera abakwe simbemere nkabakatira Bijou. narangiza nkikurura iriya ngegera y'umuhirimbi. ceceka Anita uzi ko uwo muntu utwa gutya ari umugabo wawe? ndabizi cyane Bijou ndabizi ko ari umugabo wawe none ariko sinatinya kuvuga umuntu uko ari. oya rwose mu mupango wanjye ntunkundiye ariko ngomba gushaka undi. gira neza nyine kuko nta na kimwe nzi muri ibyo. Bijou Karame nashatse kubikubwira kenshi tukajya twigira mu bindi kubera agahinda nabaga mfite kubera ukuntu umaze iminsi imeze numva nta ntege mfite. rimwe na rimwe nkumva mfite iseseme nkirira n'umunaniro. nakekaga ko nasamye kandi umugambi wa mbere ko ari ukumara kumenya ko nwite ngahita ntoroka Rutebuka ntazongere kumbona. uti none se ubu ndasubira ibwana Bijou? ndasubira ibwana cyangwa ndasaza? uragenda ukura nyine ariko ni nk'abandi twese nta n'umwe usubira bwana. urabyumva rero ko ntatandukana n'umugabo namukuyeho umwana. naba mpombye cyane Bijou. Rutebuka nziniye abagabo ku buryo ntazongera gutekereza undi mu buzima bwanjye. Anita sindashaka ngo nkwiheho urugero ariko mfite ingero nyinshi z'abagore bafite abagabo badashobotse nka Rutebuka cyangwa abagabo bafite abagore babananiye kandi bihanganiye mu ngo zabo. uravuga kwihangana kuko utazumbwira kwihanganira uwo ari we Bijou. ivugire Rutebuka yarize ariko nta kazi yakora nk'abandi. ako se no kubera iki koko? ubwo yari yaranze gushaka akazi maze kukamubonera kabiri kose atabasha kugakora kubera inzoga. mana nyagasani ni wa muntu ujya mu kabari akanywa agasinda adafite nayo kwishyura. byamenywe nanjye na Noheli duhora tujya kwishyura aho nywera. ihanganisha kuko nyine bamaze kutumenya ari nywera agataha ko bakaduhamagara telefone inkweto n'igihe bafatira n'amasengeri ye. ibyo byose birafatirwa buri munsi. imodoka yanjye yagiye ite niyo yambuganye ibyo kwiyemera akajya kunywera iw'abandi akagarurwa n'inzego z'umutekano atazi yari. ibyo ndabizi shawe. nuko rero ni ukuri kuba nkibasha kwihangana rimwe na rimwe nkagira icyo nkorana nawe nuko nshaka uwo mwana Bijou. izina ry'Imana umunsi nzabona byaciyemo uzambaza icyo ngiye gukora. none se umupango wa kabiri wavugaga ni uwuhe Anita? nzawukubwira nuko twakoze tesite ngasanga nwite Bijou. ndumva mbabaje cyane. Bijou Karame wibabara sibyo kandi byambayeho ntibiguca intege. biragoye kubyakira. n'impamo ntibiguca intege sheri. ntuzabure gufungura umutima wawe ngo bagukunde sibyo.
ntabwo byoroshye ariko nawe umaze gukura buri muntu yabaharijwe igikombe cyanyweraho iki ni ikigeragezo cyanjye n'igihe wakikururiye ihangane ese wandekuye diya ni iki ko duhuye n'igendera ugahita umfuka mu maso ntiyizera kamari ndakwizera muvandimwe tuza rero kandi ukomeze ugende umbura sinari gusitara ibisitaza byose nabikuye mu nzira y'ibirenge byawe iyo ndirimbo ya kera mwacuranze se ibyo mwasabye ko mbikoze se murekure ese ibyo urimo ni ibiki diya uravugana nande aravugana nanjye kamari diya urakoze noneho murekure ibi ni ibiki habo yego ko nawe urahari tuyamba mu kanya haraza n'abandi icyo iyo ndirimbo ikubaza uracyumva kamari nawe yateguriwe kandi nawe ntegereje yego mwamwumvise ra avuze ngo iki ntacyo twumvise navuze ngo yego urakoze kamari tuyamba ndakumva noneho iyi radiyo wayifunga rwose ukampa umwanya uzi ko nanjye numva twabisubiramo tuyamba aho ntimunyumvira uyu ngo arashaka ko ibihe bisubira inyuma niba ari rya cupa ushaka ngiri hano habo iryo cupa ryihorere nashakaga uru rupapuro nibagiwe ko narushyize mu mufuka ni iki cyagutesheje umutwe se byihorere kamari wowe wicara aho ngaho maze nkubwire yemwe mwese munteze amatwi rwose ariko ubu nta muntu w'ingenzi ubura hanura ni mukecuru ariko mwihorera ari kumwe n'abana wamubwiye akazana bakabazana ko mbona amafoto aca ibintu kandi abana bacu bayakenewemo oya abana mu bihore batadukubaganira kandi dukeneye umutuzo ngaho umwanya n'uwawe habona bamwe bazi ko ndi umuhanzi abandi ntibabizi nubwo ntari umwuga ariko ndi we rimwe na rimwe njya nihina mu nganzo bitewe n'impamvu nyine ibinteye ariko rero uyu mugore niwe rwose utumye nseka ni ukuri ni ukuri yitegereje habona asanzwe nzi umusore utuje ugira gahunda abantu bubaha yabuze aho ahera avuga numva biransekeje ariko mwanditse nkivugira tuguhaye rugari rwose haguruka rata wicare hano hafi yanjye ngiye kuvuga kari ku mutima wanjye kamariza mukobwa mwiza mukobwa ukwiye ibyiza ukagabirwa ibyiza kuko nawe ukora ibyiza urakoze rwose kungabira ibyiza byo kumbwira ijambo nifuje nkikumenya nuko shahabo tuyambaze niwongera ukunda ugenda guca inzoga ibyo uvuze se nabyo byanditse kuri urwo rupapuro hasi mwebwe mwaturetse bihorere mwiza wanjye kamari karame habo abatakoze bakwitiranya n'abandi beza babona kuko batazi ibyiza wihariye njye rero nasanze wihariye nasanze udasanzwe nasanze ukwiye gukundwa maze mpitamo kugukunda kuva nkikubona ubwo nasangaga witwa ko ukunda undi nagize umubabaro mu mutima wanjye ariko sinagira ukwiheba ariyo mpamvu nyine n'abundi amahirwe yageze aho akansekera none mwiza wanjye ngushimiye yego kuko nk'uko nabivuze mbere ukora ibyiza bikwiye kwiturwa ibyiza bityo sinzakuburira ibyiza mu byiza byose Imana yagabiye abeza ese kudahindukira ngo urebe ubwira ibyiza habo amarira yamurenze nawe aheze mu byiza koko ese ubwo icyo kirahuri ukijije ikira ngaho se mwoza amenyo ariko anita ko nagusabye imbabazi kuki ukirakaye koko iyo ndakara uko nagombaga kurakara sinabikuba ndi hano nyiri kumwe nawe Rutebo cyagusaba imbabazi ariko kumva neza ujya wibuka ko ndi umuntu Rutebo ujya wibuka ko ndi umuntu icyo ndabizi
uribuka ko uhorana imbabazi ari Uwiteka Imana wenyine. Rutebo ibi bunkorera bimaze kundenga, narihanganye none ndananiwe. Nyamara unaniwe urugamba rwawe rugiye kurangira, sinzongera kunywa inzoga pe. Wibutse kare Rutebo, wibutse kare. Uzeretse se kuko umaze iminsi ufungiye gutwara imodoka wasinze. Icyo wabiretse koko. Rutebo ama mbere wambukanye umupaka imodoka twari dufite ujye gusindira mu gihugu cy'abandi. Umva ugarurwa n'inzego z'umutekano. Iyo yaragiye ndaheba ndihangana. Rutsebuka wadukiriye indi twari dufite uzi neza ko tukirimo kwishyura ideni ryayo uyitwara wasinze. Yewe batagufata niba ari kuyihirika. Ko reka teka nkubaze. Niko ufite impuhwe z'imodoka ku ruteze ubuzima bwanjye Anita. Ntabwo sinarinzi ko wakunda imodoka ku rutugu ukunda umugabo wagushatse. Wanye byawuririraho rero. Iyo ntagukunda ntabwo mba nkiri kumwe nawe, ibyo nabikubwiye. Ndabizi ko wandambiwe Anita. Urumva ariko nundambirwa wibuke ko mama wambyaye yananyanze kubera wowe. Rutebo rwose yamenye uburiwe mbere hose. Nari kukure kugahamana na mama wawe ndetse n'uwo mukobwa wavugaga wagukundaga. Uvuze ngo iki Anita? Ndavuze nti niteranyirije ubusa. Njyewe ndi ubusa Anita niko uvuze? Ariko ko wumvirana no kugira ngo unyiyenzeho gusa. Oya ndakubwiye ngo subiramo amagambo uvuze ko njyewe ndi ubusa. Byumve neza. Raramutse wa mugabo we. Ngo ndaramutse. Nyamazi ngoza amenyo gari nayakuzanira cyo koza amenyo ibindi bireke. Kunyagasani haho kumusukira urikije icyo wa mugabo we. Kubona umuntu w'umugabo mpindurwa ubusa mu rugo rwanjye. Simbyumva nako. Ubwo nukuvuga ko wabonye abandi bagabo kuko ntiwatinyuka kunyita ubusa gutyo. Ariko bakasakaga koko. Akakasenya. Umuntu afata ijambo rimwe akarihindura ikibazo. Aya genda. Ngenda njya hese. Ndabizi waraye uvuye muri bene wanyu kandi baransuzugura di. Ibyo ndabizi. Nosuzugurwa mugabo mwiza. Ariko zindi bindi mvi mbere ntakumanyura Anita. Ngo iki? Gwamanyura Rutebo. Harewe. Asoni. Uzajya urara wasinzura mukana indarane koko ugira ngo harusubwo yarutaceka. Dadi wa matike ya burugwa. Uzambona matike yawe ntago nkeneye na gatoya. Akankunije wanye. Urabona ndane ngigo ndarashatse. Ubuse nagushimira nte koko mukecuru? Ngitabona uko ngushimira Kamari. Warakoze kwemera kumbera umwana. Warakoze kuba umukobwa mwiza. Warakoze gutuma numva mfite umuryango. Warakoze pe. Nawe warakoze kwemera kumbera umubyeyi. Nukuri mbura mukecuru watureze nge na Diane. Nariherereye ngenyine ntunganya Imana. Ndayibaza nti nkiba ubukoze n'ibiki? Nkiba ubukoze uba wabitekerejeho? Ndayibaza nti ko numva kuri urukundo ubu ni ukukunda. Ni gute utinyuka gutwara uyu mubyeyi watwitangiye yadukuye mu buzima bwo mu muhanda ukamujyana ntacyo tumumariye, ariko umaze kwinjira mu buzima bwacu twabonye ko adapfuye ahubwo yemukiye muri wowe. Hari nubwo nkwitegereza nkabona murasa. Uzabaze Diane, hari ubwo twibaza ko mufitanye isano kandi tubizi neza ko ntayo mufitanye. Ariko watubereye umubyeyi mwiza twifuza. Uri nyirakuru w'abana bacu, urabakunda bikaturenga. Urakoze cyane Kamari. Rekera utandiza mwana wa. Akira impano yawe ntari buvugeho amagambo menshi. Ayo nakavuze yose aranditse kandi abitse imbere muri aka gaseke nakugeneye. Urakoze cyane mubyeyi mwiza. Yakoze nawe. Hello. Hello. Oui. Uko mukwibyiza babaye kiko numva ijwi ryawe ntazi ukuntu rimeze ra. Humura ntacyo musore ukwiye ibyiza ahubwo ni ibyishimo gusa. Naringize ngo warashatse kwiteranya nanjye rwose akakubwira nabi cyangwa akagutunga urutoki. Oya da, ni mukecuru mpaye impano aranezeza birandenga. Mubwire ngo nanjye ndashaka impano ye. Arakumva. None se Kamari? Karame habo. Nawe urumva ari kera nkanjye koko. Kuko umunsi wegera
mbona isaha yatangiye kurenza amasegonda 60 nk'uko bisa. kandi ahubwo njye natangiye kubona byihuta cyane kuruta uko bisanzwe. Munyumvira rata nanjye ndumva bitinze kuko ndashaka kubona bya byiza uhora umbwira ubitse mu bindi byiza wanteguriye. ariko nawe usigaye byiza byo kugira ibyiza gusa nabikiye abeza n'umwiza umukobwa utunze ibyiza akaba kamariza nyina wa Mariza. uzi ko uvuze Mariza nkibuka ko umufite kuva ejo kuri ayo utamuzanye kandi tugomba kuzindukana tujyana muri salo. Mariza wacu mwiza ndamuzana mu gitondo kuko we n'imfura bari hano bakaniye ngo iri joro rwose barandana. abo bakobwa nabo sinzi ko bazakundekera. bari gay ejo tuzabakwepa twigira heza tuhamare kabiri tuzagaruka badukumva. Sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranywa ku buzima bwawe. Test it. Yego baba rero uvuye maze utyo Rutebo kuturutse he wambaye imyenda iriho amaraso. we ibi ni ibiki Mana nyagasani we. ariko se ko mbona ntaho wakomeretse. baba we yewe rero nje hano gushaka umwana wanjye ubundi nkigendera yewe umwana wawe ugenda ate? urambaza ngo umwana wanjye ugenda ate koko mama? umwana wanjye Kamariza yabyaye. koko yewe none kubiseka mama uraseka. ntaguseka uraseka uratinyuka wamara kunywa wujuje ukaza hano ngo uje gushaka umwana wawe. uwo mwana ushaka se nk'igihe nyina yari amutwite wari uri hehe mwana wa? mwana wanjye ubwo yarwaraga se akarararira ari uruhinja wari uri hehera? mama ibyo bibazo byose umbaza ni byinshi ariko buriya nuko ntari mbyemerewe. umwana n'uwanjye nawe urabizi singushubije ku bibazo 50 mbajije. none se uramushaka ngo ujye he? mbwira hako mama uyo enero gatwara ujyanamo n'iki njyewe ndashaka umwana ntawe uhari hano yiriwe mu bukwe bwa nyina. ubimenye utabimbwira mama we niko bimeze. baba we utambwira ko Kamariza yashakanye umwana wanjye. none se wari uzi ko ubw'umuhemukiye bimurangiriyeho atazabona undi musore umukunda? waribeshye rwose. noneho ngewe ngiye kubihindura byose bigire 0. ngewe bagomba kuba umwana wanjye se tu nshyizeho akadomo kare. ese reka nkubaze mwana wa wambajije cyane. uwo mwana uburana yitwa nde? urambaza izina se? mbwira yitwa nde? izina nyine. ako rero nagiye nza hano nyine nagiye nza nako ngewe bagomba birahinda bagomba kuba umwana wanjye nta kintu. uwo mugabo ntagomba kuza ngo yihitirire umwana wanjye yewe Rutebuka nabisibanga byose bikaba 0. yawe reka gukomeza kunjijisha. reka gukomeza kunjijisha umbaza umwana utigeze urera. mbwira impamvu uje hano ufite amaraso ku myenda wambaye. niba uvuye mu kabari urwanye nabyo mbimenye. mbwira icyo kintu.
mva mama hari ubwo uhura n'imbisiri ikagusuzugura ugahura nyine n'umuntu akagusuzugura amaraso akava he agahora akubwira amagambo akukorogoshora kugeza uvuye nyine ku izima ugakora ibyo utagombaga gukora mama ugakora ibara ntumbwire ko wishe umuntu ugahungira hano Rutebo ngiye Rutebuka urabizi wanditswe na Kubwimana Serafine ukanonosorwa n'itorero Indamutsa mwumvisemo Rutebuka mwakiriwe na Twagirayezu Evariste Kamariza mwakiriwe na Mukeshimana Jeannette Anita mwakiriwe na Karangwa Liliane Diane mwakiriwe na Maria Oliva Tuyambaze mwakiriwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix Habona mwakiriwe na Habukubaho ya Saint Noheli mwakiriwe na Ndayambaje Jimmy Nyirafaranga mwakiriwe na Mukamusoni Josephine Biju mwakiriwe na Nyirarukundo Xavier naho Goreti mwamukiriwe na Nyirarukundo Beatrice umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafasha akanatunganya amajwi ni Mugiraneza Samuel mugira ijoro ryiza